ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Kurikira ijambo rya buri munsi kuri Evangelizero Monde TV. Ijambo ribasha gukuza ubuzima bwawe bw'umwuka. Va mu ijambo, gendera mu ijambo, guma mu ijambo, bizahindura ubuzima bwawe. Ijambo ry'uyu munsi, ukuri. Tugiye kureba ukuri igice cya mbere. Tugiye kureba imirongo 15 ya Bibiliya iduhugurira kugira ukuri no kuba mu kuri no gutunga ijambo ry'ukuri. Zaburi ibice 15 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 18. Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6. Niba tuvuga rero ko dufitanye ubumwe nayo ariko tukagendera mu mwijima, tuba tubeshya, ntituba dukora ibihuje n'ukuri. Yohana ibice 8 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 32. Ukuri gukura mu buja. Nuko Yesu abwira Abayahudi bari bamwemeye ati, nimukurikiza inyigisho zanjye muzaba abigishwa banjye by'ukuri, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Yohana wa 3 igice cya mbere umurongo wa 4. Nta kintu kinezeza nko kumva ko abana banjye bakurikiza ukuri. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 8. Ahasigaye bavandimwe, icyitwa ingeso nziza cyose n'igikwiye gushimwa cyose n'iby'ukuri n'ibikwiye icyubahiro, ibitunganye n'ibiboneye, ibikundwa n'ibivugwa neza, aba ari byo muhoza ku mutima. Abefeso ibice 4 ku murongo wa 15. Ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo, tuzakura ku buryo bwose, twunze ubumwe na Kristo ari we mutwe w'umubiri. Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Yesu aramusubiza ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data atanyuze kuri njye. Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa 1. Kwizera icyo ari cyo. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiririza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imigani ibice 10 umurongo
wa 32. Umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa, ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 15. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Zaburi ibice 25 umurongo wa 5. Unyobore unyigishe guca mu kuri kwawe, koko ni wowe Imana umukiza wanjye, ni wowe niringira iteka. Zaburi ibice 34 umurongo wa 14. Ufate ururimi rwawe we kuvuga ibibi, ufunge n'umunwa wawe we kubeshya. Yohana ibice 4 umurongo wa 24. Imana ni umwuka, abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri bayobowe na mwuka. Zaburi ibice 119 umurongo wa 30. Nahisemo inzira y'umurava cyangwa se nahisemo inzira y'ukuri, nashyize amateka yawe imbere yanjye. Ukuri. Kurikira ijambo ry'Imana rizakuyobora mu kuri kose. Evangeliser le monde TV. Mugira amahoro y'Imana.